bicuri zana karo wanditse mani wanditse kandi karo wanditse mani nkiyabura n'ubundi uriyabura se uriyabura wabuze iki dore ko gasa ibibazo byo muri ba ruguru mba nzabishyiraho aya noneho ko mbona utavuga wabaye shasi bari abantu se banyishore ukuboko bari bagukuyemo reba kandi kubera wowe si kwibona kubera njye se nakoze iki kandi wose reba karori umugore yanyweye inyama igisigaje rero ariko baraye bahiriye nari igisigaje barakwica ariko ndenda kukubaza uri hari ibintu natekereje ariko izi ntambara zimaze gukura uyu karori uri aha ngaha nari butugeze biragenda bikura simbizi afite ishyari niba ashaka ese amasambu mu gikara ya mushiki wanjye arashaka nzayamuhiye nanga mushiki wawe ajya amutera akavuga ati naza aturwaye nanjye akorera muri karori ariko se ubundi njye kubaza ubundi uribuka neza ukuntu mushiki wanjye urupfu rwe urisi neza ko ubu ngubu n'umubiri wabaye amagufwa n'amagufwa byararangiye yabaye ivu wa muntu watumye yabikoze yego mama ibyo bintu nacyo bishidikanyaho cya gihungu wazanye ntabwo nkizeye amaze kwica uza kuri mu kazi ese madamu ko usa nk'umuntu ariko se ubundi ko usa nk'umuntu umaze kwica abantu benshi madamu ibyo ntubura mbona ntunyigarike rwose ubwo uratangiye simwigarike se rega ndakubaza cya gihungu mperuka cyiza wibuke yuko wowe ntabwo mwigeze munajyana ntabwo uzi neza mumva yashyize n'iki buriya twabonye dushingura urabizi neza ko cya gihungu gishobora kuba cyarashakaga amafaranga reka tuzamure urebe uriya mwana se akozaho umva oya rekuriya we azapfa n'ubundi waramwishe reba umwana waramutwitse umubiri wose warawutwitse waretse tugasoza ibyo twatangiye oya nsigaye mfite ubwoba ariko nanjye nuko nubwo mani yahagaze ubundi ntibatangiye kunkuraho akaboko sha madamu amafaranga yari menshi wahaye cya gihungu ibyo bintu byawe byo gutangira gusa nkaho ushidikanye suntangiye ngo utangiye iki wabiretse se ari umuntu kuko karori hariya abaye uriya mugore atarapfuye uriya mugore akagaba ese ko n'uburi akamubwira umwana we none akabazi n'ibintu twamukoreye bibuka uriya umuzimu se cyese niba arizaza mu bazimu yarapfuye reka tubireke kuko ubutindi n'ubugome turi gukorera uriya mwana nawe mva uratangiye gusa nyine aho ngaho uze kujya kuvuga utinya barasanye ukandireho urebe yuko hakuma naho uriya mugore we barabo baratuziye bo basigaye batumenyera bazatwikura urugo uzaba ureba ubundi se nkawe ko kubundi wagiye bakubita cyangwa tuzabica njye muri gereza none cyane undi ahubwo ndi no kubera ibibazo byo muri rugo ntabwo nakomeza kuba nubo ibikomere biri byinshi nizeye ko ejo hashobora kuba heza ntabwo amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro mana mfasha kamwe no mushingiye kumwe n'ubundi uri mu biki were uri mu biki ngiye kwiyahura nje kwiga oya ba ni ibicuri zana karo wanditse mani wanditse kandi karo wanditse mani nkiyahura n'ubundi uriyahura se wabuze iki dore ko gasa ibibazo byo muri ba ruguru mba nzabishyiraho aya bihuriye n'uracyaguruka ndimanika mu mugozi oya humura
haguruka Karona niwe wandwaniraga ariko noneho nawe ndakwanze uranyega suri mu biki neze ko ngiye kwinywera umuti ngo nivire ku isi urambaza uri none so uwo muti uri kuyabura ngo bigende bite urashaka gusanga abonye ukaryamye ninde uzamusigariraho nese mbere y'iki wowe nakubwiye igihe cyo gusubizwa kizaboneka nabyo gusubizwa nabyo ngege nategereze nararana haguruka dutahe nta no gusubira muri warugo haguruka dutahe tujye mu rugo karowamba bari haguruka tujye mu rugo njyewe umuti ndagura ubundi n'ubundi ntacyo haguruka tugende haguruka ibintu nkore ntabwo ari haguruka oya ntabugome wiyahura n'imyaka utari yo kwiyahura haguruka tugende nagusubirayo tugende ntabwo ari ubugome hari igihe uzabona ko atari ubugome yanjye kubwirwazo uriya mugore yaba atarapfuye ntagira ngo azerekeze ariko arapfuye gusa uriya muhungu aba arambeshe nta mafi uriya muhungu akozaho pe kuko ngiye kugira ubwoba wajya kumubaza n'undi ahantu akorera ko nsanzwe mpazi kugira ngo uriho urujijo rero reka njye kumubaza pe nawe nanjye kugira ubwoba ntabwo arapfuye ibyino si nabyo birandambiye umuse Karoli we ubu ngubu yatambuze kwiyahura sinari kuba nipfiriye n'ubundi navuye ku isi n'ubundi ngiye gucunga kiriya kigore cyangwa yumva kidahari mbakireme nigendere wenda ntabwo nzahora umugira neza mu nzira umfasha n'uru rumvu rwaho ndasiga ndurangaje n'amabibi Mama musenzi sinzi ko ari umfata ndumva iciyemo da alo bite byiza wowe mba turetse ibyo nagushakaga byihutirwa urahari mva ndagushaka ni wa mumama nyine mwakiranye ya diro tubigana imirangi warayisevinze kumva duhurira aha hanze nyine ndagushaka byihutirwa akazi ariko nawe rero nako ni akazi banguka ahubwo karashyushye byatari kazi Mutkorera. Isi tumaze kuvuga. Ngo. Njye kigenda. Kigenda ahora. Nakazi. Umva ngo isi bireka. Nakunda akazi bawe. Sura no kugira uruha. Yemundo murimo. Akibyo tubireka ahubwo icyo nshaka kuba. Biriseri uramuntu aremeye. Mbazo. Maze kukwicira benshi. Uherutse kwica madamu. Nanje ngana kazi ntaso. Anvane. Ibyo nasoje sinjanaganira. Ko nsigaye ngira amakenga n'ubwoba. Uriya muntu waba utaramwishe. Ni kazi byabya.
kubera ukuntu usigaye ngo akazi usigaye umenyera njye nawe ndi bosi wawe nawe ndi bosi wawe uyu nkanga se nyine ubundi uri gutyo uvugana na bosi mwegeranye umva nyine tuvugana ntabwo urimo abaje ntabwo nguhemba nta bosi ngira akubera kwishyura yanjye ntabwo ari amafaranga atwara ubuzima bw'umuntu anyumva neza nagukurikiza nanjye ikindi kandi njye nica inzirakarengane sinjya ngana ku kazi gasoje niyo ushaka gukora anyumva neza ushaka gusora murambo narawukuzanye isura murambo utanagaragara n'isura urabibwirwa n'iki njye wakubuje kutareba isura ntabwo bindeba ko utararebye isura hano ndi mu matwara yanjye namugukurikiza nzagwa n'ikindi kirakare nabikumbuye uvuze neza vuga akazi uramwisha warebye neza ko ari we nakubwiye ngo kongera kuganira ku kazi twasoje kuko winkanga amafaranga uri isaha yanjye baraguhaye ibyo nimwe yari yakuzironda mu gihe twakoranye akakunyisha ibyo twakoranye hari nimwe irakuzironda niranjye niyo mpamvu irakugarukiye nanjye niba mufite ubwoba bw'iki ntabwo wizeye akazi nkora ndakwizeye ariko noneho nsigaye nshikagurika nsigaye ntekereza ko ndi umuprofessional mu kazi kanjye ntabwo ndi umwiga umwana wanyoye amaraso uvukiye kumena amaraso yamenye utarayanyoye kuko mva ngeze kure pe ibibazo ni ibibazo ubwoba bw'iki ubwoko utamurisha abanarishe nde bise ramurisha abanarishe wowe ugukurikiza ese utankanga nabyo urakuze se uko naje kukureba n'abandi najya kureba bakakurangiza we genda gashya hari amafaranga wowe nagukurikiza umuntu nkurikira tuzanyire tuganire uwa mbere nka nikurikira kugeza ku mwanya wa 10 nta wundi w'ibyo mva nyine gutankora ntabwo nanjye kongera ubwirukanye ayawe nayo nayamena nyine mbabwira ni topic tv topic direct nimbwira iby'akazi gakurikira nyine banza mbwire nyine nicyo ngo undi nuko tumaze gukora inshuro nyinshi kuko nta mukiriya njya ngana na iminota myinshi nawe urabizi ni nkanganye mbese niba utavuga akazi nguha yanjye niba utavuga akazi aribyo byari bikuzanye utazahamagara ufite ikikugenza kizima sinjya nganira ku bintu nk'ibyo wanyumva neza uri umukozi ku muri seri sinyana n'aba bosi badafite gahunda baza kumbaza ibyo nasoje ukigera karana ko nagakuzaho nta mikino kareba nabi none sanze utaramwishe ko wamugurikirara niwe naheraho nahita niwe nyine ese madamu wa mukobwa ari heza umva ubu ngombe kubakorera muri yagiheze navuye ku isi uzi na biriya nagereye aha ngaha ntabwo baramubwira kuvoma umwana niba ntiyabayicara ntiyatunaniye ubona ko ibyo cyane ibisuku urumva atatunaniye agacana n'amaherena urawe ndamwica wavuga ngo kuva mu gitondo yagiye Kararisa aramwigishije ubu yamuye mu bagabo kumucuruza kuriya Kararisa nawe uharira nawe uhari nta nyihore ari mu kuva mu gitondo kuva igihe na biriya ndazengurutse ku nyihore yagiye nka ryari ubu rwose nta n'umuntu n'umwe uhari karakunze rekaze ndaritse cyane cyane igitangaza uriya mwana aratunaniye uriya nta handi abivana ni kuri Karoli n'uriya mugore we bitewe n'impuhwe bamugire basa batamugurishije uriya mushakira umugabo uriya mushakira umugabo ariko iyo baba bamushakaga n'umugabo wenda tukabimenya wahise